Banyarwanda banyarwandakazi, izina ryanjye ni Uwineza Beata, nje kubasuhuza kandi mfite ibintu Imana yashyize ku mutima nifuza kubagezaho. Mu minsi ishize nakoze amavideo atari menshi, ariko nashakaga gutanga ubuhamya bwanjye, nza kugira imirimo myinshi bituma ntakomeza, ariko ntabwo nje kubukomeza kandi nta nubwo ariko ntazagaruka kubivuga, ariko mfite ibyo nifuzaga kubagezaho uyu munsi. Ubwo mu minsi mike ngiye kujya mu biruhuko, nzaba mbonye akanya ko gukomeza kubagezaho wenda ubwo buhamya. Reka tubanze dushime Imana. Mana yacu, icyubahiro kibi cyawe, kuko ari we mugenga wa byose. Nje mu bushake bwawe kandi nje kubwira abanyarwanda, nje kubwira mwami babandi ushaka ko bafungura amatwi y'umutima, babandi ushaka ko bafungura amaso y'umutima kugira ngo barebe bahweze, kugira ngo kandi bumve ibyo umwuka abwira amatorero, babandi ubwira ngo ni mu bumwe, ngo nimwumvikana, ngo nimurebaho mwese, ngo nimureba mu ijuru, ngo mugatabaza, ngo nzabumva, ngo kandi ntabare igihugu cyanyu, ngo ndetse mbakize. Nuko turagushimye rero igitondo cy'uyu munsi, ndakwinginze ngo buri wese wumvira ijambo, buri wese wumva iyi nyigisho, buri wese wumva ubu butumwa bumugirira umumaro, kandi mwami wemere kugira ngo abo bugomba kugeraho bubagereho rwose. Icyubahiro kibi cyawe, nanjye ndi umujakazi wawe, nciye bugufi ngo abari ushyirwa hejuru, ngo nimvuga abe ari we wumvikana, kuko mwami ngewe ntacyo nababwira mfite kigaragara gituma babasha kumva nk'uko ubishaka, ariko ubushake bwawe bwonyine butuma babasha kumva, kandi ubushake bwawe buri mu nyungu zabo. Nguhaye icyubahiro rero mwami, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Ubwo rero reka dutangirire mu gitabo cy'intangiriro. Bibiliya ngiri mu gifaransa, ndagerageza kubivuga mu kinyarwanda uko nshoboye. Hanyuma abafite Bibiliya z'ikinyarwanda mushobora kujya kureba, njya mbona imirongo ishobora kugihura, mukajya kureba noneho mukabisoma neza, mukabisobanukirwa. Duhere rero ku ntangiriro, muri Genese mu itangiriro, umurongo igice cya 9 umurongo wa 18. Ijambo riratubwira ngo abahungu ba Nowe ngo basohotse mu nkuge bari batatu, ngo hari Semu, hakaba Shamu, hakaba n'uwitwa Jafeti. Noneho Shamu niwe waje kuba mbega witiriwe igihugu cya Kanani. Noneho ijambo ry'Imana dutambuka tukagera ku murongo wa 20 directement, riratubwira ngo Nowe ngo yaje gutangira guhinga ubutaka, ngo maze ahinga umuvinyu, ngo hanyuma ngo aza kunywa vinye, mbega divayi, ngo arasinda. Amaze gusinda ngo aza ubwambure bwe buza kugaragara. Umwe mu bahungu be witwa Shamu, uyu nyine se w'abakananeye w'igihugu cya Kanani, niwe ngo wagize gute, wamubonye, amubonye arasohoka ajya kubibwira bagenzi be, none bano bene se Semu na Jafeti. Babyumvise bo bahita bafata ikote bagenda kigongo, noneho baragenda barigereka, barishyira ku bitugu, mbega baryambika se, ariko batarebye ubwambure bwe. Noneho ijambo hano riratubwira ngo Nowe ngo aza mbega gusinduka, niko navuga, sinzi uko babivuga, inzoga ziza kumushiramo, ngo aza kumenya ibyo umuhungu we mutoya yakoze. Uyu Shamu yari umuhungu we mutoya, aza kubimenya. Noneho nibwo yahise amuvuma, ahita avuga, reka mbisome mu gifaransa kugira ngo wenda mbisobanure neza. Ahita avuga ngo maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Ngo azaba umuja w'abaja ba bene se, ngo azaba umuja, umucakara w'abacakara ba bene se. Hanyuma aravuga ngo Imana ishimwe, ngo mbega ngo ndashimira Imana, ngo béni soit l'Éternel Dieu de Sem, ngo nshimye Imana ngo ya Semu, ngo kandi ngo ko Kana ngo aba ngo umwesclave, mbega bisubiramo. Hanyuma aravuga ngo Imana mu gifaransa ngo que Dieu étende les possessions de Jafet, ngo Imana ngo itubure ubutunzi bwa Jafeti, ngo kirabite dans ses tentes, ngo azabane nawe ngo mu nzu ze, ngo kandi ngo na Semu ngo kandi ngo ko ngo mu nzu za Jafeti ngo niza Semu, ngo naho ngo Shamu ngo azababere umucakara.
nuko Nowa nyine ijambo ry'Imana riratubwira ngo yabayeho ngo imyaka 350 intuza umwuzure urangiye. Imana ishimwe cyane. Hano birashaka kuvuga iki? Birashaka kuvuga ko nta kibi kidahanwa, nta n'ikiza kidahanwa. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana riratubwira ngo mureke ibibi mukora ibyiza. Nukora ibibi naho wabikora wihishe, naho wabikora ukabikora uvuga uti ngewe ntacyo Imana izantwara, njya numva hari abavuga gutyo ngo twebwe Imana nta kizadutwara, ariko Imana niba itarahindutse, niba Imana ikiri Imana ya yindi nyine ya Yakobo, ya Mana ya Aburahamu, ya Mana ya Isaki, iyo Mana irahana kandi igahemba. Iyo Mana ni Imana y'ukuri, iyo Mana iracyari Imana nyakuri, iyo Mana iracyari umucamanza w'ukuri. Hari igihe abantu bicara bakidegembya, imyaka igatambuka indi kaza, bakazageraho bavuga bati rwose twebwe nta cyadushobora, twebwe nta cyatuhungabanya, twebwe nta cyadukoraho, mbega nta cyatubuza gukomeza ibyo dukora. Voilà, niturangiza tuzabisigira abana bacu nabo tuzabaha umugisha, nabo bazakora nk'uko twakoze, babisigira abana babo. Imyaka n'imyaka, ingoma n'ingoma. Ariko icyo tubona nuko ingoma n'ingoma, imyaka n'imyaka, ibyo ngibyo kereka Imana ibishatse, kereka Imana ibishatse. Ubwo rero icyo nshaka kuvuga ni iki? Nuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu ngo bakoze ibyaha, ngo bakora ibyaha mbega kugeza ubwo Imana iteza umwuzure. Hano ijambo ry'Imana riratubwira, tugarutse inyuma mu gitabo cy'Itangiriro ku gice cya 6 tugahera ku murongo wa 5, haravuga ngo Imana ibona ko ubugome bw'abantu ngo bwari bwinshi cyane ku isi, ngo kandi ngo ibitekerezo byabo byose ngo byajyanaga ku kibi gusa. Attention, ku murongo wa 5 mwitangira igice cya 6 turavuga ngo Imana ibona ko ubugome bw'abantu ngo ku isi ngo bwari bubaye bwinshi, ngo kandi ibitekerezo byabo byose ngo by'umutima wabo ngo byose byajyanaga ku kibi gusa, ngo maze ngo Imana yicuza icyatumye irema umuntu ikamushyira ku isi. Mu gifaransa haravuga ngo il fut affligé en son cœur, ngo Imana igira agahinda gakomeye mu mutima wabo. Ngo nuko Imana iravuga ngo nzarimbura ngo umuntu ngo mbega ngo kuri surface y'isi ngo nzarimbura umuntu ngo naremye, ngo ndetse nzarimbura ibiremwa byose, ngo uhereye ku muntu ukageza ku matungo, ngo ndetse no ku bigenda birambaraye, ngo ndetse no ku nyoni zo mu kirere, ngo kuko nicujije ngo cyatumye mbirema nde mu muntu, ngo les avoir fait, ngo nde mbirema. Ariko burya mu nkuru nziza habamo ariko, no mu nkuru mbi hashobora kubamo ariko. Iyo ariko niyo yatumye haboneka ijambo ry'Imana riratubwira hano ku murongo wa 8 dukomeje muri icyo gice, iravuga ngo mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, ngo ariko Nowa ngo agirira umugisha, ngo abonera umugisha imbere y'Imana. Muri abo bantu bose bagiraga nabi, muri abo bantu bose bari bafite ubugome, Nowa ntabwo yari abarimo. Nibwo ijambo ry'Imana ritubwira ngo voici la postérité de Noé. Ubu ndimo ndashaka kuvuga ko Imana ikintu yantumye kubabwira ni ukuvuga ngo umuvumo ushobora kugukurikirana no kugeza ku buvivi n'ubuvivure bwawe, ugakora ibibi ukandavura uvuga ngo nzabisigira abana banjye, ariko abana bawe kuko ibyo byose wabikoze ukagirira n'aba bantu, ukafurije abantu, ubikorera uwo mwana wawe cyangwa se ubikorera abo bana bawe, nabo ukaba urimo bakururira umuvumo, ibibi wakoze bikazabandikwaho, bikandikwa no ku bana babo, umuvumo ukabakurikirana, la malédiction. Nk'uko umuntu w'Imana ukorera Imana utanga umugisha, ubu umugisha ngira uzaboneka no kubankomokaho, nawe umuvumo ukurura uzaboneka no kubagukomokaho. Uyu ni umuvumo kandi ni umugisha kumva ijambo ry'Imana akarikira mu bikorwa, ariko ni umuvumo kubyumva akabisuzugura.
Imana itugirire neza. Ku murongo wa 9 noneho nyine niho bavuga bakwereka bakavuga ngo voici la postérité de Noé, ngo reba abana ba Noé, ngo Imana igatangira ikavuga ngo c'était un homme juste et intègre dans son temps, ngo yari umuntu w'umunyakuri, ngo kandi ugororotse, mbega udafite uburiganya, udafite fraude mu mutima we, ngo yari umuntu intègre. Intégrité sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda, w'inyangamugayo. Yari umuntu w'umunyakuri kandi w'inyangamugayo mu gihe cye, ngo kandi ngo yagendanaga n'Imana, ngo nuko ngo abyara abahungu 3, habamo uwitwa Semu, habamo Shamu, habamo na Jafeti. Nibo nahereyeho mvuga mu gihe cy'uko Imana yarinze Nowe, imaze kurimbura isi, irinda Nowe, irinda n'umuryango we. Ngo Nowe yari umuntu w'umunyakuri, ngo kandi yari umuntu ugendana n'Imana, ngo kandi yari umuntu w'inyangamugayo mu gihe cye. Imana imuha umugisha, iwuha n'iki? Iwuha n'abana be. Nuko Mana ishimwe. Dukomeze. Ubwo tumaze kubona iki? Ko umuvumo umuntu ashobora kuwugira kandi Imana ikawugusha no ku bana be. Ntabwo ushobora kuvuga ngo nyene nakoze bibi ngo none ndigendeye, ngo ibyo nakoze ngo inyungu zabyo ngo mzisigiye abana banjye. Ugize kugira heritage iriho umuvumo. Reka mbanze mbabwira hano mu gihugu mbamo, hari en fait burya ntabwo ari kimwe mu bihugu byose. Burya baravuga ngo buri gahugu n'umuco wako. Nge ndibuka kera ko mu Rwanda abakobwa ntabwo bagiraga babonaga heritage, heritaga ngo abahungu, nanjye heritage mbega umurage, ubutaka, amazu, ibiki byose cyangwa se n'indi mitungo, kuko bavuga ngo umukobwa ngo azajya kubyarira abandi, ngo abana be ngo ntabwo bazaba ari ab'iwabo wa nyina. Ubwo rero icyo nashaka kubabwira ni iki? Nuko umurage hano mu bihugu byateye imbere, par exemple, ntabwo ushobora kuvuga ngo urapfuye wari ufite ibintu ngo ugiye kubiraga umuturanyi, ngo cyangwa se ugiye kubiraga inshuti yawe, ngo ko mwari muziranye. Ibintu byose ukorera amategeko, umwana wawe mbega afite uburenganzira ku bintu byose ukorera, ku bintu byose usiga umaze gupfa. Ariko itegeko ryemera yuko umwana, par exemple, urapfuye, usize imyenda, usize wari ufite imanza, usize nk'inzu ariko yari yuzuyeho imyenda, ntabwo wabashije kuyishyura, ntabwo wagize gute, cyangwa se ufite abantu ufite amabanki wafashemo imyenda utishyuye, iyo nzu cyangwa se n'ayo mafaranga usize kuri banki, niba harimo urubanza, umwana afite uburenganzira bwo kuvuga ati je renonce à l'héritage de mon père ou de ma mère. Umurage ntabwo ngushaka, ndawanze. Umwana afite uburenganzira bwo kwanga umurage yahawe n'umubyeyi we, iyo abona uwo murage nyine atari umugisha ahubwo ari umuvumo. Niyo mpamvu rero Imana yo iyo iguhaye umugisha wawe Imana iguhaye, uragenda ukagera no ku rubyaro rwawe. Umuvumo Imana iguhaye, niba abana bawe batitandukanyije, nicyo nashaka kuvuga. Abana bashobora kwitandukanya na se cyangwa na nyina, iyo se yakoze bibi, umurage we bakavuga bati ntabwo tuwushaka, uyu murage urimo urubanza, uyu murage urimo akaga, uyu murage ni umuvumo, ntabwo ari umugisha, turawanze. Kuwanga rero ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora kugira ngo uvuge uti papa yararimo 500 bya banki, iyi nzu irimo 500, cyangwa se irimo 400, ngiye kuyigurisha ndayitwarira. Ntago bishoboka. Icyo gihe ibyo wari utunze, niba wari ufite imyenda abantu, banki nizo ziseriva mbere, leta niyo ifata bimwe na bimwe bya mbere, amafaranga agomba kubanza akava mu rubanza, asigaye agahabwa abana. Umwana rero udashaka kugwa muri izo manza ashobora kuvuga ati sinshaka umurage wa papa, sinshaka umurage wa mama, kuko wari urimo imanza kandi izo manza sinzishaka. Nyine ubwo umwana uzi ubwenge nawe ashobora kuvuga ati wenda iwacu bari barimo 500, ibyo basize bibyaye miliyoni, ubwo rero ngiye kubigurisha noneho nishyure imyenda bari barimo, mfata ibisigaye. Cyangwa se hari n'umwana, hari nk'umugore nzi aherutse kugurisha inzu,
ise yamusigiye ayigurisha amafaranga rwose itanakwiriye, kuko iyo nzu yari nziza cyane, ayigurisha amafaranga itanakwiriye, ariko ashaka nko kugira ngo ahanagure izina rya se, ayigurisha kugira ngo yishyure imyenda gusa. Amafaranga yifuzaga ni amafaranga yari ahwanye n'umwenda ababyeyi be basize, ashaka kugira ngo gusa yishyure umwenda, ariko nta kintu yatwaye, gusa yahise ashaka kugira ngo yishyure umwenda. Ubwo rero nyine, ariko icyo nashaka kuvuga aho ngaho nyine ni uko umurage mwiza ushobora kuwusigira umwana wawe, kandi n'umurage mubi nawe ukawumusigira, kuko upfuye ugapfa abantu bose bakuvumaga, ntabwo nzi uzaha amazi umwana wawe. Naho waba waragize neza ukagirira neza abantu bamwe, iyo wari umuntu mubi, nabo mwari muhuje nabo baba ari abantu babi, nabo baba ari ba ruvumwa. Ntabwo ruvumwa rero mu gihugu ariwe watabara umuntu. Njya mbona nk'aha mu Burayi, ibi bihugu, uzi ko Hitler yari Umudage, ndagira ngo mbabwire ko burya nubwo mwumva bavuga, njya mbona Abadage aho bagenda hose abantu babavugira inyuma, abantu bagenda babavugira inyuma, usanga ngo baje ngo kuri plage zacu, ngo baje gukora iki, usanga ngo bahari ngo banambaye ubusa, mbega usanga igihe cyose babavugira inyuma. Muzambarize noneho niba hari umuntu, uriya mugabo wateje intambara y'isi yose, muzambarize, usibye umuntu hani naho ngaho ujye uvuga ngo hari icyo ngo bapfanaga, ntiyari afite abana se, ntiyari afite amahabara, ntiyari agize gute, abana bose bahise bikuraho amazina ye. Ese ninde wajya kwitiranwa n'uriya muntu? Ntawe. Umurage mubi ujyana na nyirawo, cyangwa abasigaye bagasigarana uwo muvumo. Ubwo rero ni aho ngaho Nowa nyine yagize gutya, aravuga ati uyu mwana ntabwo nkwiye kumuha umugisha, aramuvuma. Amaze kumuvuma, abahungu be bitwaye neza, abaha umugisha, kandi ibyo bintu byarakoraga rwose, byarakoraga cyane, kandi n'uyu munsi biracyakora. Mu ijambo ry'Imana umuvumo n'umugisha ni ibintu bifite agaciro cyane, agaciro nyine kaba keza ari umugisha. Reka turebe, ubwo ndimo mvuga iby'umugisha n'umuvumo, mvuga n'iby'umurage. Iby'umurage, dore irindi jambo naryo ritavuga nabi, twanaryizeho mu gitondo. Imana iburyo ifite ukuntu ivuga inshuro nyinshi mu munsi. Reka turebe noneho ukuntu mbega Yosefu, murazi ko ari we wagurishijwe na bene se, bakamugurisha kwa ko bari bamufitiye ishyari, bakamugurisha muri Egiputa. Noneho bukumugurisha, igihe kikaregera inzara igatera iwabo, bene se na se bagahungirayo. Ariko muri ubwo bugome bene se bagiriye Yosefu, ahubwo Imana nyine yarabikoresheje kugira ngo izabategurire aho bazaba mu gihe amapfa yari kuzaba ateye iwabo, kuko Imana yacu izi ibyabaye ejo, izi iby'uyu munsi, izi n'iby'ejo hazaza, nta na kimwe kiyiyobera, nta n'ikiyiba kure ngo inanirwe kugishyikira. Ubwo rero mu kutayoberwa ibintu, Imana yakoresheje ubwo bugome bene se wa Yosefu bamugiriye, ibuhindura nk'umugisha ku minsi yatambutse. Noneho Yakobo se wa Yosefu yaje nyine kumusanga, ariko amusanga ashaje, asanga Yosefu arakomeye muri Egiputa, ariko mbere yo gupfa nyine amuha umugisha, umugisha abana be. Mu kuha umugisha abana be rero, ijambo ry'Imana riratubwira hano mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cya 48, uhereye ku murongo wa 13, haravuga ngo, ndabivuga mu Kinyarwanda uko nshoboye, ngo Yosefu ngo afata abahungu be babiri, umwe yitwaga Efurayimu, undi yitwaga Manase. Noneho arabafata, noneho abashyira se nyine kugira ngo abahe umugisha. Reka duhere wenda ku gice cya kabiri cy'umurongo wa 14, nako ku murongo wa 14 haravuga ngo Israeli ni Yakobo, aravuga ngo arambura ibiganza, ngo ikiganza cy'iburyo ngo ashyira ngo ku mutwe wa Efurayimu, ngo cyetero prison. Mu gihugu cya muri icyo gihe, umubyeyi wapfaga umuhungu mukuru we w'imfura niwe wabaga nyine ari umuheritiye we, niwe wagombaga kugira umugisha, niwe wagombaga gutegeka famiye, niwe wabaga ari umutware w'umuryango, niwe wahabwaga umugisha nyine kugira ngo azatware umuryango. Yosefu rero yabwibwiraga yuko se agomba guha umugisha Manase. Manase niwe wari umuhungu w'imfura wa Yosefu, Efurayimu yari murumuna we. Noneho
yakobo nyine Israeli akora ikintu Yosefu atibwiraga ko ari bukore mbega atari yiteguye kubona ngo afata ikiganza cy'iburyo agishyira ku mutwe wa Efurayimu noneho kwa ko yari yarabaye impumyi yarashaje Yosefu agira ngo yibeshye nuko ngo il posa la main gauche sur la tête de Manassé et ce fut avec intention et iri ni ryo jambo rifite ikiro muri iyi phrase ngo ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi car Manassé était le premier-né ngo nubwo yari impumyi ariko Imana yari yamuvugiyemo yari afite ikintu Imana yamubwiye ngo noneho ngo ce fut avec intention gukoresha ikintu intention kuvuga ngo ubizi kandi ubishaka ntabwo yari impumyi ariko Imana ntabwo ari impumyi Imana yamuyoboreye Imana yayoboye ukuboko kwe ntiyari impumyi yashyize ukuboko kwe ku mutwe wa Efurayimu azi neza ko ari ku mutwe wa Efurayimu abikora abishaka Yosefu rero ntiyabisobanukirwa kuko Manase niwe agombaga kubona uwo mugisha dukomeze il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères ndeka kubivuga mu gifaransa ndabiradutinza ngo Imana ngo yagendanye na ba data Isaac na Abrahamu ngo iguhe umugisha ngo kandi ngo iyo Mana yanyoboye ngo kuva igihe nabereyeho ngo ko umumarayika wayo ngo azajya kurinda ngo kandi agukize ngo kandi azaha umugisha abana bawe ngo izina ryanjye ngo bazarikwite ngo kandi n'izina ngo akambivuga ngo qu'il soit appelé de mon nom ngo abana ngo Kerange qui m'a délivré de tout mal bénisse tes enfants ngo abana bawe ngo bazanyitirirwe niyo mpamvu uyu munsi igihugu cya Israeli cyitwa Israeli ngo abana bawe bazanyitirirwe ngo kandi ngo bazitirirwe ngo ba data Abrahamu na Isaka ngo kandi ngo bazarumbuke ngo qu'il soit multiplié en abondance au milieu du pays ngo bazarumbuke ngo bororoke noneho ngo Yosefu mbega byari byamuyobeye byose arimo akora ngo Joseph vit avec déplaisir ngo abibona mbega biramurakaza ngo ibyo se yari arimo akora ngo noneho kwa ko yibwiraga ati abikoze kwa kari impumyi atanze umugisha utariwe afata ukuboko kwa se kwari guri ku mutwe wa Efurayimu aragufata agushyira ku mutwe wa Manase ngo noneho ngo Joseph abwira se aramubwira ati ngo pas ainsi mon père ngo ibikora gutya papa ngo car celui-ci est le premier-né pose ta main droite sur sa tête aramubwira ngo uyu niwe w'imfura ngo shyira ukuboko kwawe kw'iburyo ku mutwe we noneho dukomeze tugeze ku murongo wa 19 son père refusant il dit je le sais mon fils je le sais lui aussi deviendra un peuple lui aussi sera grand mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude de nations aramubwira ngo ndabizi nzi ko ari we mukuru ngo kandi n'umukuru nawe ngo azororoka azaba umuntu ukomeye ngo ari ku murumuna we azaba encore plus grand ngo azakomera kumurenza ni ukuvuga ngo umugisha w'umuto wagomba guhabwa umukuru urahabwa umutoya ngo nabikoze mbizi kuko twabonye hano hejuru yavuze ngo Sophie avec intention nuko noneho ijambo ry'Imana rikatubwira ngo atanga umugisha nyine uwo munsi ngo kandi ngo atanga umugisha avuga ngo Imana ngo que Dieu te traite comme Ephraim abwira nyine il est béni ce jour-là c'est par toi qu'Israël bénira ainsi que Dieu te traite comme Ephraim et comme Manassé ngo
Israel ngo bazajya bavuga ngo Imana iguhe umugisha ngo comme Israel ngo comme Ephraim et Manassé et il mit Ephraim avant Manassé. Imana itanga umugisha nako Yakobo atanga umugisha arutisha Ephraim Manassé. Noneho ahita abwira Yosefu, donc Israel dit à Joseph, Yakobo nyine abwira umuhungu we Yosefu nyine se wa Manassé na Ephraim, amubwira ati ngiye gupfa ngo ariko ngo Imana izabana namwe ngo kandi izabasubiza mu gihugu cy'abasokuruza. Ngo ngiye gupfa ngo ariko Imana izabana namwe ngo kandi izabasubiza mu gihugu cy'abasokuruza. Tubanze twibukiranye yuko icyo gihe Yakobo apfa, twavuga ko nta myaka 100 bari bahamara, bari bamaze wenda nk'imyaka nka 40 cyangwa se nka 20, simbizi, ntago nasomye byose, ntago nibuka neza amateka inyuma, ariko icyo twibuka nuko ubwoko bwa Israel bwavuye mu Egiputa hamaze imyaka 400. Mubyibuke ni ukuvuga ngo iki, imyaka 400 yarashize. Imyaka 400 yashize kubera iki? Kuko abari bazi Imana bagiye bapfa. Noneho mu gupfa bakagenda, bari igihe kimwe babayeho neza Yosefu akiriho, ariko tubona ko Yosefu akimara haje kuba undi Farawo, noneho Yosefu arasaza nawe aza gupfa. Kandi urumva ko Yosefu amfete yari mutoya muri bakuru be. Tubanze twumve yuko mu gihe Yosefu yapfuye, wenda bakuru be bari barapfuye mbere, ntabwo tubona amateka yose, ariko bakuru be wenda bapfuye mbere kuko Yosefu niwe wari muto muri bo. Niba yaraje gupfa rero, urumva hasigaye iki? Hasigaye abana babo, bamwe mu bari baravuye muri Israel baje bahunze inzara, n'abagore babo n'abana babo, noneho hasigara nyine urubyaro. Ijambo ry'Imana rero ntabwo ryakomeje kuba nabivuga mu gifaransa nkavuga ngo propager. Ntabwo ijambo ry'Imana bakomeje kurisakaza mu bwoko bw'Imana. Bageze aho ijwi ry'Imana riraceceka, bigeraho ijambo ry'Imana ribacecekamo, bigeraho bimera nk'inzozi, bibajya kure cyane. Nubwo Imana itabakuyeho ijisho, nubwo Imana itabibagiwe, ariko bagiye mu bindi. Biza kugera ubwo bahinduka baretwa, bahinduka abacakara, ariko bibagirwa ko bafite umurengezi. Bibagirwa yuko hari Imana yabo. Iyo Mana yari yarabaye Imana ya Israeli, igahindura Yakobo wari umujura, hari niko nanavuga, ikamuhindura Israeli, ikamugira papa wabo. Bibagirwa ko bariho umugisha wa Yakobo, wa mugisha Yakobo yakuye ahantu bita Penyeri. Hahandi muribuka, sinzi wenda mbasubiremo gakeya, muri mu nkuru ya Yakobo, Aburahamu yabyaye umuhungu umwe amwita Izaki, ariko yari afite n'undi nyine, ubwo ndababwira by'abakristo, amwita Izaki. Izaki niyo wari umuragwa. Izaki amaze kubaho abyara abahungu babiri, Esawu na Yakobo. Bavuka ari impanga. Mu kuvuka ari impanga, Yakobo yamye afite ikintu cyo kushaka kuba shefu w'umuryango, kuko bari baravutse ari impanga. Kandi kuko nababwiraga ko muri Israel muri icyo gihe umuhungu mukuru niwe wabaga ari umutware w'umuryango, n'umva niwe wafataga decision zose, niwe wategekaga ibyo umuryango uzakurikiza, ligne de conduite. Noneho Yakobo akavuga ati c'est injuste kuko twavuze turi impanga. Ijambo ry'Imana ritubwira ko mbega banavuka mu nda ya mama wabo Rasheli, bavutse ngo Yakobo Isawu yasohotse mbere, ariko Yakobo asohoka inyuma amufashe ikirenge. Noneho Yakobo akavuga ati c'est injuste. Ariko Esawu, mubanze mwumve, icyo ni ikindi gice gifite ikiro. Esawu yari imfura, ariwe muragwa w'umugisha, ariwe wagombaga kuzaba shefu w'umuryango, ariwe wagombaga kuzayobora ibintu byose bya se, ariwe wagombaga kuzaragwa
wa mugabane w'umugisha Aburahamu yakuye ku Mana, wagendanye n'Imana akahakura umugisha, Imana ikamubwira ngo muri wowe nzaha umugisha amahanga yose, ngo abana bawe bazangana n'umusenyi wo ku nyanja, ngo niba inyenyeri zitabasha kubarwa, ngo umunsi bazabasha kubara umusenyi wo ku nyanja, ngo ni nabwo bazabasha kubara abana bawe. Niwo mugisha, uwo nguwo niwo mugisha Imana yahaye Aburahamu, ngo umunsi bazabasha kubara inyenyeri, ngo cyangwa se bakabasha kubara umusenyi, ngo cyangwa umukungugu wo ku butaka, ngo niho umuryango uzabasha kubarwa. Uwo niwo mugisha Imana yahaye Aburahamu. Ariko Esawu ntabwo ibyo bintu yari abyitayeho. Haleluya! Ibyo bintu ntabwo Esawu yari abyitayeho. Banyarwanda nimwumve, ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimwumve ngo ibyo umwuka abwira amatorero. Uwo mugisha Esawu ntiyari awitayeho, ahubwo uwo mugisha Yakobo yari yarariteye mu gutwi. Yakobo yari yarariteye mu gutwi ku buryo igihe cyageze atangira gushaka uburyo yajya atirisha kugira ngo umugisha azawubone. Ariko Esawu ntiyari abyitayeho. Esawu ngo yari umuhigi. Noneho papa wabo nyine Isake amaze gusaza aza kuvuga ati reka ndage nyine ntango umurage, abwira umuhungu we Esawu, aramubwira ati jya kumpigira, ngo yakundaga niba ari chevreuil yokeje nyine, ihene yokeje ya ihene yo ku gasozi nyine, ati jya kumpigira. Kandi urumva no kumutuma guhiga, yari umutunzi, afite inka nyinshi, afite ibintu byinshi cyane, afite abaja n'abagaragu, afite ibiki byose. Ariko abwira umuhungu ati jya kumpigira, ati nurangiza ati uze unyokereze inyama, ati hanyuma ndazirya ndimo nkuha umurage nguha umugisha. Mama wabo rero ya Rebeka yari afite, hari mu gifaransa byita preference, yakundaga Yakobo kurushwa, yari afite affinité, niko navuga, yakundwakazaga Yakobo kurenza uko yakundwakazaga Esawu. Kandi nawe wasanga yari afite ibanga ry'Imana. Kubera iki? Kuko nyine yafashije umuhungu we gutirisha. Ubwo rero mu gihe Esawu yagiye guhiga ngo akore ibyo se yamubwiye, Rebeka n'umuhungu we Yakobo bafashe intama, niba ari intama niba ari ihene, mu mukumbi barayica. Bamaze kuyica bayibaga nyine nk'uko bari bazi se yakundaga inyama. Rebeka arabitunganya neza, nuko yambika umuhungu we ubwoya, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ubwoya, mbega ibyo twita fourrure, amwambika nyine uruhu rw'intama. Noneho abwira umuhungu ati shyira so inyama, hanyuma umubwira guha umugisha. Noneho ahageze nibwo yahise agira gute, aramubwira ati nzanye bya bindi wanyatse, ndaje ngo umugisha. Yari yarabaye impumyi nawe, dore ko mu gusaza kwabo babaga impumyi, nawe yari yarabaye impumyi. Noneho amukorakora ku kuboko kugira ngo yumve nyine ko afite ubwoya, kuko yari azi ko umuhungu we mukuru Esawu yari afite ubwoya. Noneho amukoze ku bwoya yumva nyine ubwoya. Yumvise ubwoya afata inyama nyine arazirya, yumva ziraryoshye n'iki byose. Ariko bimwanga mu nda, aravuga ati ndakora ku uruhu rwa Esawu, atariko nakora ijwi nkumva ni rya Yakobo. Ariko amuha umugisha. Amaze kumuha umugisha rero, inyama aririra nyine, Yakobo abona umugisha. Noneho Esawu avuye guhiga, nawe araza akora nk'uko se yari yamubwiye. Atunganya inyama n'iki byose, arazotsa nk'uko se yari yamubwiye, arazimushyira. Aramubwira ati papa, ati ndaje ngume umugisha, dore nazanye navuye guhiga, inyama nazitunganyije. Ise ngo arababara cyane, aramubwira ati umugisha namaze kuwutanga, ntawo nsigaranye, maze kuwutanga nawuhaye murumuna wawe. Ati yabikoze nk'uko nari nabikubwiye. Ati nuko araza umugisha ndawumuha. Noneho umugisha rero uba wamaze gutambuka. Esawu hakaba hari ikindi kintu yakoze mbere y'ibyo byose, mbere y'uko umugisha utangwa mu buryo nyabwo. Hari ikindi gihe yigeze kugira gute, yagiye guhiga, kuko ngo yari umuhigi nyine, yagiye guhiga. Noneho araza atashye, asanga Yakobo yasigaye mu rugo, asanga ngo yatetse rantiye.
amaze gusanga yatetse lentille aza nyine ashonje nubwo uvuye guhiga ntabwo inyamaswa wabashe kuyibaga ngo ubu witeguye guhita urya aza ngo inzara yamwishe nuko aramubwira ati ariko atima kuri izo lentille watetse ati ndashonje ati ndumva zihumura neza aramubwira ati numpa umurage wawe ndaziguha mu gifaransa baravuga ngo c'est le droit d'aînesse ngo numpa ton droit d'aînesse ngo ndaguha isahani ya lentille. Aleluya. Iryo jambo naryo rifite ikiro. Arazimuha aramubwira ati ndaguha numpa isahani ya lentille ndaguha le droit d'aînesse. Aramubwira ati fata jyana. Ntacyo byari bimubwiye. Ati fata jyana ati nyihera nirire. Abanyarwanda rero bamwe babaye fata jyana nyihera nirire. Amuhereza umurage we amfete ibyakurikiyeho attention iryo naryo rifite ikiro byakurikiyeho biturutse ku gikorwa Ezawu yakoze agikora gifite ikiro ariko atabizi atanga umugisha aravuga ati mpereza nirire jyana fata ujyana mpereza nirire ati noneho arangije oui je suis filmée arangije aramubwira ati mbega atanga umugisha we awugurana isahani ya lentille. Noneho ibyo bintu mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'Imana umugisha Ezawu yari yamaze kuwanga Imana birayibabaza noneho circonstances ziza kugira gute zibako umugisha wagiye kuwa wifuzaga uwo bitari bifite icyo bibwiye arawubura. Atanga umugisha awugurana isahani ya lentille. Noneho birangije ibyakurikiyeho nibwo yaje kwiranda konti nibwo yaje kurealiza ko umugisha we atakiwufite wamaze kugenda n'Imana yamaze kugira gute gushyiraho action de grâce kugira ngo umugisha nyine usange Yakobo rero nubwo umugisha yawubonye akawubona awibye niko umuntu yavuga yaratirishije arawiba ariko izina rye rya Yakobo nicyo ryavugaga ça voulait dire byavugaga le fourbe le menteur enfin voilà umubeshyi umutricheur ni nayo mpamvu igihe cyageze uwo munsi nyine Ezawu yahise arayariza yuko ahise yumva yuko asobanukirwa neza yuko umugisha yawubuze none hasohokana umujinya ashaka kujya kwica Yakobo ariko ubwo nyina akaba yabiteguye. Rebeka yari afite musaza we bitaga Labani wari utuye kure aramubwira ati genda amuhereza nyine impamba mushyira ku ndogo aramubwira ati jya kwa musaza wanjye Labani nzakubwira umunsi mukuru wawe azaba yamaze gushira umujinya uzagaruke. Nuko nguko Yakobo yagiye ajya kwa nyirarume witwaga Labani ahaba imyaka myinshi kuko tubona yuko yagiye akahaba akamuragirira intama noneho igihe kiragera akaza kumubwira ati ndashaka kurongora. Yari afite abakobwa babiri umutoya n'umukuru noneho tubona yuko nyine Yakobo nawe byaje kugira gute yaje kubeshywa na Labani nawe aratirisha. Yari afite abakobwa babiri ariko Yakobo yakundaga umutoya ariko Labani yanga gushyingira umukobwa mutoya hakiri umukuru aramubeshya noneho akora aramubwira ati kora imyaka 7 nzaguha umugeni. Amaze kumuha umugeni mu gitondo asanga yarongoye umukuru aravuga ati kuki wambeshye aramubwira ati ntabwo nashaka gushyingira umukobwa wanjye mutoya kandi hakiri umukuru. Ati ongera uko n'indi myaka 7 nzaguha murumuna we. Nuko atangira gukora n'indi myaka 7 uwo murumuna we mutoya niwe witwaga Rasheli ni nawe wabaye nyina wa Yosefu. Mubanze mwumve nyine naho amashyari yaje gukomoka nyuma yaho kuko Yosefu yikundira nako Yakobo yikundiraga Yosefu ko yari umwana wa Rasheli kandi Rasheli yari umugore we préféré niwe yakundaga. Ubwo nyuma yaho nyine Yakobo igihe cyaje kugera aza kuvuga ati ngomba gutaha kuko nyuma yaho Imana yatangiye kugenda igira gute imuha umugisha. Noneho ubwo tuza kubona ko hari ahantu yageze mu nzira agiye kwa nyirarume aza ku agacuho araryama arasinzira noneho ngo yisegura ibuye ahantu bitaga Penyeri
amaze kwisegura ibuye aza kurota ngo abona urwego ngo abamarayika bamanuka basohoka bagira gute aza kurwana n'umuntu nuko ngo arwana n'umuntu aramwihambiraho n'iki byose nyine yari umuhungu ufite ishyaka cyane mu kumwihambiraho noneho aza kuvuga ati umuntu none aramuga ati ndekura ngende nuko yakora amuga ati sinkure kurutampaye umugisha nibwo yamubajira amubaza ngo niko ngo izina ryawe witwa nde Keretonu ati nitwa Yakobo arongera amubaza ngo Keretonu ati nitwa Yakobo ati Keretonu ari nkuko Imana irimo kuvuga ati ntabwo nshaka guha umugisha umutirisheri sinshaka guha umugisha umubeshyi nibwo Imana yahise imubwira ngo uhereye uyu munsi uzitwa Isirayeli naho ngaho mwumva umugisha uva umugisha umuntu arawushaka umugisha umuntu akawihambiraho umugisha umuntu akazirikana ijambo ry'Imana umugisha umuntu akanawukorera iyo bibaye ngombwa kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nunyumvira ngo amagambo nakubwiye yose ngo ukayashyira mu bikorwa ngo uzaba ubwoko bwanjye ngo nanjye nzakubera Imana. Iyo rero uri ubwoko bw'Imana Imana ikakubera Imana nta wagushobora nta wakugirira nabi n'uwakugerageza ntago byabishobora. Farawo yaragerageje n'abandi baragerageje na Labani sebuko yaragerageje. Hari igihe cyageze Labani aza kumubwira ati kubera aramuga ati intama zizige zivuka ubwo cyari igihembo yamuhaga kuko yaragiraga intama ze ati zaya zivuka ati nizo zifite ibari zinizi ati ninge nzajya nzitwara ati nizivuga zifite ibari riniri ati ninge nzajya niwo uzajya uzitwara. Nuko igihe kigeze ubwo akajya havuka amabara ya Yakobo gusa ku buryo igihe cyageze abahungu barabani batangira kuvuga ati uyu niwe muragwa wawe cyangwa nitwe. Nuko Yakobo nuko byabaye ngombwa ko asubira iwabo kuko byari bitangiye gukomera. Nukuvuga ngo iki mu gihugu kitari icyawe mpunzi nimwe mubwirwa mu gihugu kitari icyawe umugisha wose wahabona ukenerwa gutaha ukenerwa gusubira mu gihugu cyawe wakomotsemo ukenerwa gusubira aho waturutse. Ubyitwaye mute ubigenje ute ahasigaye rero isahani yarantiye niyo ngiyo nyine nushaka isahani yarantiye ibindi ubyihorere kuko isahani yarantiye urayirya indi byimbe hanyuma urekeraho nicyo ngicyo uzacyura n'abana bawe ntacyo bazacyura nyine. Ubwo rero Imana itugirire neza. Hari byinshi nashakaga kuvuga ariko ndabona igihe kirimo gitambuka. Ijambo ry'Imana ririmo gushaka kutwigisha ritubwira ngo mukore ibibi mureke ibyiza ngo abakomeye n'abatware. Iryo ni irindi jambo naryo rifite ikiro umunzani ngo abakomeye n'abatware bararya bonyine ngo n'isahani bakayikomba ngo ntibibuke ab'ingererwa ntibibuke abakene ntibibuke abapfakazi ntibibuke imfubyi ntibibuke abashonje ntibibuke abarwayi ntibibuke babandi bakuwe mu byabo ntibibuke babandi banyagwa buri gitondo kugira ngo imbehe z'abakire zikomeze zuzure n'inda zabo zikomeze zibyimbe. Dutambuke tugere muri Levitiki Abalewi. Tugeze ku gice cya 19 ku murongo wa 9. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimusarura ngo mu gihugu cyanyu aho ngaho ngo nimusubira mu gihugu cyanyu. Abo ni abari mu gihugu babwirwa ni babandi basubiye mu gihugu ngo nimusarura mu gihugu cyanyu ngo muzajya musarura ngo ariko musige akantu ku ruhande ngo muzarekera abakene ngo kugira ngo baze gukora ibyo bita kugrana kwakunda abantu usarura amasaka none hateze ukabona utayavanga na yeze neza yayandi yaguye hasi ukabona utayashyiramo mu yayandi atunganye neza kugira ngo hatajyamwe amabuye ayo ngayo ngo mujye ujye yasiga ku ruhande kugira ngo abakene babone icyo baza kugrana ngo hanyuma ngo nusarura umuvinyu wawe ngo nabwo ujye ubigenza gutyo ngo kugira ngo hasigare utubuto dukeya ngo wenda twaguye hasi ngo cyase twasigaye ku biti gusigira ngo kuko uzabirekera abakene ngo cyangwa abanyamahanga ngo kuko ndi Imana yawe ngo parce que je suis l'Éternel votre Dieu. Aho ngaho ni mu Balewi na amategeko. Abalewi nibo burya bari barahawe kuba abakozi b'Imana
ni nayo mpamvu burya habayeho icyo bitaga ibya 10 n'amaturo. Abalewi bagombaga gutungwa n'abandi, no mu gihe Abisirayeli bigabanyaga ubutaka, Abalewi nta mugabane w'ubutaka babonye, kuko umugabane wabo, ijambo ry'Imana nge ndarikunda cyane, harandyohera iyo mpageze. Imana yaravuze ngo ni njyewe uzaba umugabane wanyu, ngo je serai votre part, je suis l'Éternel. Ngo Imana yaravuze ngo Abalewi ngo ni Imana izaba umugabane wabo. Itegeka abandi b'Isirayeli ngo nimusarura ibya 10 mujye mubijyana mu nzu y'Imana, kugira ngo Abalewi batange ibitambo kandi barye n'imiryango yabo irye. Ngo kuko umurimo wabo uzaba wo guhora imbere yanjye, uzaba wo kuza gutwika ibitambo, kugira ngo mbababarire ibyaha, mbahe umugisha kandi mugubwe neza. Imana itugirire neza. Noneho Imana itanga irindi tegeko mu Balewi. Irindi naryo rirapima ikindi kiro. Ngo tugeze ku murongo ku gice cya 24 mu Balewi, mu Balewi igice cya 24 umurongo wa 18. Ngo uzakubita hano, ngo celui qui frappe un animal mortellement le remplacera vie pour vie. Ngo uzakubita inyamaswa akayica ngo azayisimbura. Ni ukuvuga nujya kwa mugenzi wawe ugakubita inka ye igapfa, uzamuhindi y'ingurane. Vie, une vie pour une vie. Ngo niba ngo si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. Umuntu nta gisimbura amaraso y'umuntu. Ngo nukomeretse umuntu, nibyo bya bindi mwajyaga mwumva ngo dent pour dent, œil pour œil. Ubundi icyo gihe mbere Mose ataraza, baravugaga ngo ugukuye iryinyo, umuntu agukubita ikofa akagukura iryinyo, uzajya umukura 3. Mose aje aravuga ati nukura mu iryinyo mugenzi wawe nawe bazajya gukura mu iryinyo. Noneho ni nabwo Yesu yaje kuza nyuma. Noneho baramuga ati Mose yaratwe kugukuye mu ijisho mukura mu irindi, ati uje kuvuga iby'imbabazi. Yesu aravuga ati nuko imitima yanyu yari ikomeye. Ariko imbabazi nazo tuzazigeraho ko ziri mu bibazo bikomeye cyane muri iyi minsi. Nuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo uzica inyamaswa azayisimbura. Ngo nyine nukuvuga ngo niwica itungo ry'umuntu uzamuha irindi, kandi nukomeretsa umuntu nawe uzakomeretswa. Noneho ngo fracture pour fracture, ngo igikomere ku gikomere, ngo œil pour œil, ijisho ku jisho, ngo dent pour dent, iryinyo ku ryinyo. Ngo il sera fait la même blessure qu'il a fait à son prochain. Ngo bazamukomeretsa ibikomere bingana n'ibyo yakoreye mugenzi we. Ngo celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Ngo uzica umuntu azicwa nawe. Ngo muzagira iryo tegeko, ngo vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène, car je suis l'Éternel votre Dieu. Umunyamahanga cyangwa umunyagihugu, ngo mwese iryo tegeko muzaryubahiriza, ngo kuko ndi Imana yanyu. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi ngo nimwumvira, ngo nimwumvira, ngo nimwumvira, ngo nimwumvira. Imana itugirire neza. Turacyari mu Balewi, tugeze ku gice cya 26. Duhere hano ku murongo wa 7. Ijambo ry'Imana riravuga ngo je poursuivrai vos ennemis, ils tomberont devant vous par l'épée. Ngo nzakurikirana abanzi banyu. Ngo quand j'entre, ngo 5 d'entre vous poursuivront 100. Ngo 5 muri mwe, ngo nimunyumvira. Attention, hari ababwirwa ngo nimunyumvira, ngo 5 muri mwe ngo bazakurikirana 100. Babandi bicara ngo twebwe turi bakeya, babandi bicara ngo twebwe ntiduhagije. Ngo 5 muri mwe bazakurikirana 100. Ngo nimunyumvira, ngo nzakurikirana abanzi banyu, ngo nzabagusha ku icumu ryanjye. Ngo kandi 5 muri mwe ngo bazajya bakurikirana 100. Ngo 100 muri mwe ngo bazakurikirana 10,000. Ngo abanzi banyu ngo bazagwa ku icumu ryanyu. Ngo abanzi banyu bazagwa ku icumu ryanyu. Ngo hano ku murongo wa 9 haravuga ngo je me tournerai vers vous et je vous rendrai fécond et je vous multiplierai
et je maintiendrai mon alliance avec vous. Hallelujah. Ngo nzabahindukirira nimunyumvira, ngo nzabahindukirira, ngo nzaborore, ngo muzororoka, ngo nzabagira, mbega ngo urubyaro rwanyu ruzororoka, ngo kandi nzakomeza amasezerano nagiranye namwe, ngo amasezerano nabahaye, ngo muzarya imisaruro ya kera, ngo vous mangerez vos anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. Ni ukuvuga ngo muzagira umusaruro utubutse cyane, ngo ku buryo imyaka izajya yera, ngo iyo umwaka ushize igihari, ngo muzajya musohora imyaka y'umwaka ushize kugira ngo mubashe kubona umwanya wo kubika ibyo muzaba mwejeje mu mwaka muzaba murimo. Haleluya. Ngo kandi ngo haleluya, ngo j'établirai ma demeure au milieu de vous, ngo nzaza gutura muri mwe, ngo mon âme ne vous aura point en horreur, ngo umutima wanjye, ngo na roho yanjye, ngo ntabwo izabareba nabi, ngo ntabwo izabareba n'isesemi, ngo mon âme ne vous aura point en horreur, ngo je marcherai au milieu de vous, ngo je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Haleluya. Ni mwebwe mubwirwa babirenge, ni mwebwe mubwirwa. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Amagambo arasomwe ari menshi cyane, amagambo arasomwe ari menshi cyane, ufite akanya yongere yasubiremo, ufite akanya yongere ayasubiremo. Hari byinshi. Umva, ngo Satani we nta vangura agira. Abami arabakoresha, abakomeye arabakoresha, aboroheje arabakoresha, abo mu moko yose arabakoresha. Iyo bamwemereye ko abakoresha, iyo bamwemereye ko abashuka arabakoresha. Ngo akoresha ibyo ufite byose, ngo n'imbaraga zawe zose, ngo n'umuryango wawe wose. None se ni bangahe bamaze kugwa kubera ko umuryango wabo wabagambaniye? Ni bangahe bamaze kugwa kubera ko bafite ibintu ngo badashaka kubitakaza? Akoresha imbaraga zawe, imbaraga, intege nke zose ufite arazikoresha kugira ngo akurwanye. Ngo ariko nta vangura agira mu buryo bwose bwo kugukoresha ibyo ufite byose, n'ibyo ashobora byose gukoresha kugira ngo akurwanye, niyo nawe ubwawe yagukoresha kugira ngo akugirire nabi arabikora. None se ntabwo yagiye agasanga Yesu amaze iminsi 40 yiyirije, akavuga ati ashobora kuba ashonje, ati reka nshaka uburyo namutegera kunda, usibye ko yasanze Yesu atageragezwa cyangwa se atamushobora. Mu butayu rero, mu butayu hari abari mu butayu, imyaka 30 iratambutse, ubutayu abantu baburimo, abenshi bari kwizungurukaho, abandi bari kwireba, abandi bari kureba ku rubyaro rwabo, abandi bari kureba ku byo basize mu gihugu, abandi barimo kureba amazu bari bafite, abandi barimo kureba bakavuga bati ntazigira muri gereza, batazagira gute. Benshi bapfiriye mu bwoba, abandi bapfiriye mu bucucu, abandi bapfiriye mu kuvuga bati reka mpemuke ndamuke, abandi bapfiriye cyane cyane mu isahani ya rantiye, mu nda nini, amacakubiri, kutigirira confiance. Sinzi uko nabyita confiance, kuvuga uti ndi umugabo nanjye kinshobora kugikora, naho napfa ngapfa nk'umugabo. Hari amafilime hano bajya batambutsa cyane cyane ashingiye ku bantu bitaga Levikingi. Levikingi ni abantu bo muri za Norvège, aho ngaho muri za Denmark, aho hirya muri Europe du Nord. Levikingi bari abantu b'indwanyi, nibo bajyaga baza bagatera Ubufaransa, bagatera Ubwongereza, bakagira gute, bakabamerera nabi cyane. Noneho hari umugabo w'intwari cyane bamwitaga mu histoire, bamwita Ragnar Lodbrok. Benshi baba Vikingi nyine b'indwanyi, ni wabatwaraga, yari umutware, bamwitaga babita Reyard. Noneho umuntu wese, yaba umugore, yaba umwana, yaba umugabo w'umuvikingi, gupfa ntago babitinyaga. Icyo batinyaga kwari ugupfa ataguye ku rugamba.
gupfa ikintu batinyaga kwari ugupfa utaguye ku rugamba. Ndetse niyo abantu babaga barimo kurwana abasore bashyamiranye bakabona umwe ari bupfe cyangwa se ibiti bikomere, bahitaga bafata intwaro mu ntwaro zabo za gakondo bagiraga bakayimushyira mu ntoki, kuko nyine bo basengaga izo mana zabo z'ibigirwamana, bakavuga ngo ntabwo azajya mu ntuza aho bitaga Valhalla, ngo ntabwo azahajya ngo atapfuye nyine ataguye ku rugamba, ngo bazajya ngo gufesitoya nyine nabo n'ibyo bigirwamana byabo uko babyitaga. Ariko mu kintu cyateraga ubwoba abavikingi kwari ugupfa utaguye ku rugamba. Nta muvikingi wagiraga ubwoba bwo gupfa, bapfaga gupfa kwari ugupfa utaguye ku rugamba, ko bavugaga ko nyine atazagera muri iryo juru ryabo. Uyu munsi rero n'ubuzima turiho nabwo ni urugamba. Urwo rugamba ndimo mvuga ni urwo turwana n'iki? Na Satani. Satani we icyo ashaka ni ugusoma amacakubiri mu bantu, ni ugukoresha bamwe akabatera inda nini, bakavuga ati tugomba no kwica, niba tugomba gukira tugomba kwica kugira ngo ibisigaye tubyikubire. Abandi nabo bakavuga bati natwe reka dushaka gutwarira ku bicanyi, noneho ni dushaka badutume kwica tugende twice tugambane turoge tugire gute, ariko natwe tuboneho ntabwo dushaka kuba bakene. Noneho hagasigara abandi b'intege nke batagira gute, badaprofitira ko b'Imana yahaye imbaraga. Kuko mu bihugu byose muzarebe ntabwo abagabo bose ari intwari, mu bihugu byose ntabwo abantu bose bazi ubwenge, ntabwo banganya ubwenge, buri wese agiye afite icyo bita amatarantu. Amatarantu murayazi muri Bibiliya, harabo Imana yahaye kuririmba. Umuririmbyi ntabwo ari uzajya ku rugamba ngo arwane nk'umusirikare w'intwari, ariko umuririmbyi hari igihe aririmba abasirikare bakavansa neza. Twajyaga tubona ko abantu bajyaga ku rugamba abandi bakagenda baririmba, abo bagiye ku rugamba barabizi kundusha. Ni ukuvuga ngo buri tarantu ryose umuntu yabonye, twajyaga tubona ko aberekwa muri Isirayeli mu gihe cy'icyo gihe cy'abahanuzi, nta mwami wa Isirayeli wajyaga ku rugamba atabanje guhamagaza umuhanuzi ngo amubwire ati ese uru rugamba ngiyeho nzarugaho cyangwa se nzagaruka. Kandi harimo bamwe bagiraga gutyo umuhanuzi yamubwira ati ntujye kuri uru rugamba kuko ntarugeho. Ni ukuvuga ngo usibye ko nyine ari bakeya nk'uko bisanzwe bumvira Imana ni bakeya malheureusement. Ubutayu rero baburimo kubera amacakubiri, gushaka approbation y'abicanyi mu gihe cyose. Nk'ubu hari abanyarwanda bicaye bakaba bari kumwe n'abantu bazi ko atari abantu beza, ariko akavuga ati ibyo akora byo nibyo, kandi wenda hari igihe washobora kuzagenda akagira icyo yageraho kubera ko abo bari abafite ibyo bariho aho bari warabazi neza n'iki byose, ugasanga umuntu yicaye mu bantu adafite confiance, bikazanira n'ubwo ahagwa kandi yakagombye kugira gute, kwizera Imana gusa. Urumva? Noneho harimo noneho n'abandi bari mu butayu, kuko nyine navugaga babifitemo inyungu. Abandi bishwe n'ubwoba, abagabo benshi basigaye bohereza abagore bagatinya, ati sinzigaragaza, ati reka da, ati sinzigaragaza, ati reka abagore bari bo bajyayo. Nuko ugasanga igihugu nyine ukibaza utese urugamba wa mugani ururiho ninde. Ubwo rero ushaka umugisha w'Imana ashobora kuwubona. Birumvikanye yuko kubona umugisha w'Imana ugomba kubanza ugakora ibyo Imana igushakaho. Mu butayu Imana yarahageze itegereza Abisirayeli. Mu butayu babandi ngo habayeho ngo ubuhanuzi, niba ngo ari ubuhanuzi, habayeho indagu za Magayane, habayeho ubuhanuzi bwa Meshaki, habayeho ubuhanuzi bwa nde. Umva ririya jambo aho Yakobo abwira Yosefu ati dore ndapfuye, ati dore ngiye gupfa, atari ko Imana izabasubiza mu gihugu cya basokuruza. Niho navuze ntiri jambo naryo rifite ikiro. Basubiye imyaka 400 itangiye. Hari benshi bicara ngo bategereje indagu za Magayane, ngo bategereje ngo ubuhanuzi bwa kanaka, ngo bategereje ibini, ngo bategereje ibinibi, ngo kandi ngo rwose ngo Imana ngo ntabwo yabyemera, ngo ntibishoboka, ngo ntabwo Imana yabyemera, ngo murabona ngo imyaka 30 ngo irashize, ngo rwose ngo Imana ngo ntabwo izabyemera. Turi bande se kurenza Abisirayeli? Turi bande kurenza Abisirayeli? Muri bande kurenza Abisirayeli? Imyaka 400 yabatambukiyeho. Ni nayo mpamvu n'ubicariye ababwira ati imyaka 400 yarashize, basogokuruza babategeka, nanjye imyaka 400 nzayimara. Wicara usinzire ngo ibintu bizizana, ngo Amerika izazikubite, ngo nde ngo azaza kubite, ngo indagu ngo zizasohora,
ngo ubuhanuzi buzasohora wowe wicaye ntacyo urimo ukora imyaka 40 imyaka 40 mu butayu umva imyaka 400 yarageze Imana yibuka abisirayeli mu butayu imaze kubibuka barambuka babona ibitangaza dusubire mu byago 10 ntago mbisubiyemo murabizi mwese kugeza ubwo Imana isatura inyanja bakambuka bakagera hakurya mu butayu urugendo rwagombaga kumara iminsi 11 bamara imyaka 40 Imana iravuga ngo mu gihugu nasezeranyije Aburahamu umugaragu wanjye ngo ntabwo nzasubiza mwizi ntagondwa mubanze mwibuka ko navugaga mu gihe cyatambutse nti Yosefu yari muto yari bucura mu bahungu ba Yakobo apfuye sinzi bakuru we niba bose batari barapfuye mbere ye urumva amageneration yakurikiyeho imyaka 400 gatambuka ijambo ry'Imana na Siyoni n'Imana n'Uwiteka nandiho na Josuyi n'uhoraho ayo magambo yari yaragiye abitswa abantu bakuru cyane cyane abakecuru nibo bagiye bayabitswa kugeza ubwo Imana yagize gutya ikareba akarengane kabo igahagurutsa Mose nayo ikamuhagurutsa arengeje imyaka 40 yari generali mu ngabo za Farawo ikamuhagurutsa mu kumuhagurutsa araza akora ibyo yagombaga gukora Imana iramukoresha ariko igihe kiragera bamaze kwambuka inyanja itukura abisirayeli bari barakuriye muri Egiputa mfete bari ubwoko bw'Imana baratoranyijwe ariko bakomoka kuri Yakobo ariko barakuriye mu Egiputa bavukiye mu Egiputa bose baravukiye mu Egiputa hari ibigirwamana hari ibikindi biki babaga ku buretwa ariko Farawo we yagendaga nawe uko imyaka itambuka umuhungu umusimba akamubwira ibyo agomba kubakorera uko agomba kubacakaza n'iki byose ariko igihe kikagera Farawo agakora ibyo agomba gukora abisirayeli nabo bagakora ibyo bagomba gukora barakomeza babacakara bakicwa bagakubitwa bagahirikwa bagahutazwa abana nabo bakicwa ariko bagakomeza bakaba bacakara noneho baza kwibagirwa umuco w'Imana baza kwibagirwa iby'Imana baza kwibagirwa ko ari ubwoko apart mu kubyibagirwa rero uko kose byagize gute byaje kugera ubwo bamaze no kwambuka ibitangaza byose Imana yari yakoreye imbere y'amaso yabo barabyibagirwa kuko bari bafite karande yabo bakomokanye muri Egiputa bari bafite uko bakuze bari bafite ibyo babonye n'ibyo bumvise umuntu ntabwo wamuhindura mu minsi 2 cyangwa se mu minsi 3 gutyo ariko Imana icyo yashakaga ko ari ukubasubiza gakondo yabo byafashe imyaka 40 kandi turabibona mu ijambo ry'Imana ko abavuye mu Egiputa bakagera mu Isirayeli banza ari 2 cyangwa 3 na Mose ubwe ntabwo yahakandagiye ariko kuko Imana yari imufiteho yaratumye ku Imana yamweretse igihugu yamujyanye ku musozi muremure imwereka igihugu yamuga ngo dore igihugu bene Yakobo bazajyamo ariko we ntabwo uzagikandagiramo ntabwo bagikandagiyemo izo ndagu z'amagayane hari benshi bazitegereje ariko batazagira gute batazarya urubuto rwazo hari benshi bategereje ubwo ubwo buhanuzi batazarya urubuto rwabwo kubera iki kubera ko urugendo rwashoboraga kumara iminsi 11 rwamaze imyaka 40 kubera iki mu butayu abantu bahamaze imyaka 40 ni ukubera iki icyo kibazo ni ikibazo Imana iri kubabaza abanyarwanda ni ikibazo Imana iri kubabaza kubera iki mukibaze mukisubize nimumara kukisubiza abicaye ku mafaranga bayaha abo bashaka ko batagomba kubica abicaye ku icyo ni ikibazo Imana iri kubabaza ngo kubera iki urugendo rwagombaga kumara iminsi 11 rwamaze imyaka 40 ni iki nuwuhe murage mushaka guha abana banyu kubera iki urugendo rwagomba kumara iminsi 11 rwamaze imyaka 40 icyo kibazo ni mumara kugisubiza muzabanza mwibuke yuko hari benshi bari kwizenguruka hari benshi bari kugurisha bene wabo bamemuke ndamuke hari benshi babifite mwinyungu uyu munsi ariko bazi neza ko ari nka ya sahani yarantiye Esawu yari agatakaza umurage nta muntu ushobora kuguha igiciro icyo ari cyo cyose cyangana na gakondo yawe nta muntu ushobora kuguha igiciro icyo ari cyo cyose cyatuma wibagirwa ko wavutse uri umunyarwanda
nta muntu ushobora kuguha igiciro icyo ari cyo cyose cyatuma uhinduka umucakara mu gihugu cyawe kandi Imana yarakuremye uri imbature. Ngo bamaze imyaka 40 kuko bikundaga, kuko bari bafite querelle sinzi uko nabyita mu gifaransa, ni ugukomorana, ni kutumvikana, ni ukugambanirana, ni umwiryane, kuko batubahaga Imana, kuko basengaga ibigirwamana. Uyu munsi ikigirwamana cyawe wasanga ari inzu wasize i Kigali, wasanga ari ubutaka wasize iwanyu, wasanga ari amafaranga wagujije banki utagombaga kujya kuguzamo kugira ngo ukire. Ikigirwamana cyawe uyu munsi wasanga ari ibyaha wasize ukoze mu gihugu udashaka guhanirwa, bigatuma ukurura umuvumo ubu wabyaye kandi mutarafatanyije icyaha. Umuvumo uyu munsi kutubaha Imana byaba byinshi. Ngo birengagije ibitangaza Imana yakoreye mu maso yabo, ngo bafite regret z'ibyo basize, ayo mazu ibiki byose ibyo basize, kandi wenda bitakinahari cyangwa se bihari ariko bibwira ko babifite, ariko bababeshya ko batabifite. Kuko umuntu wakwangaje icyo yashaka yagifata, nta mbaraga na zimwe ufite zo kukimwaka, arakikurekera kwako kigukeneye, ariko mu gihe atazaba kigukeneye ntacyo azakurikira. Ngo bafite regret z'ibyo batakaje basize mu Egiputa. Abanyesirayeli bageze mu Egiputa, Imana ibagirira neza. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo imyenda yabo ntago yabacikiyeho, ngo ibirenge byabo ntago byatoboye n'izuba. Muzi mu butayu haba temperature ishobora kugera muri za 60-70. Nta giti, nta gicucu, ntabwo imyenda yabacikiyeho. Ngo Imana ku manywa yababeraga igicu, mu butayu hari igicu gitwikiriye ubwoko bw'Imana. Nijoro Imana ikababera inyenyeri. Iyo nyenyeri niyo yatumaga bashobora gutambuka. Aho inyenyeri yagiraga ikahagarara ari nijoro, bacumbikaga aho ngaho bakahapanga. Inyenyeri yazongera kubuja cyangwa se haba ari ku manywa igicu cyatambuka cyakomeza inzira, nabo bagakomeza. Nuko nguko Imana yababeraga igicucu ku manywa, ikababera urumuri nijoro. Imyenda yabo ntiyabacikiyeho, imyenda yabo yakuranaga nabo. Que demande le peuple? Imana yari iri kumwe nabo, ariko bakayirengagiza bagakora ibyangwa n'amaso yayo, kandi Imana ihari. Imana hari n'igihe byageze rwose birayibabaza. Hari aho yageze turabibona, aho Imana yigize kubwira Mose, aramubwira iti ngiye kubarimbura bose, nzongera mpimba ubundi bwoko mpereye kubawe. Imana Mose atakambira Abisirayeli, abwira Imana ati nubica ubanza umpereho. Nuko Mose yasengeye Abisirayeli kugira ngo Imana itabarimburira mu butayu bose. Nibwo Imana yavuze iti abana babo nibo bazataha, abandi ntago bazahagera. Nuko bari bafite ubwoba bw'abatuye mu gihugu Imana yabasezeranyije, kuko mu gihe bari mu Egiputa iyo myaka 400 igihugu cyabo abandi baraje bagituramo. Ariko icyo gihugu ni nkuko nyine umuntu yaje agasanga mu Rwanda wari ufite isambu, akaza akica bari bayirimo, cyangwa se agasanga warahunze akayituramo. Iyo sambu arayifite, ariko uyu munsi ntabwo ari iye, kuko iyo sambu yari ya sokuruza, iyo sambu yari ya sokuru, iyo sambu yari ifite ba nyirayo. Ntabwo Imana yabyibagiwe. Imana yacu yari iriho kandi izahoraho, nta na kimwe yibagirwa. Imana nta kiyica inyuma, nta kiyica ku ruhande, nta na kimwe yibagirwa. Ngo n'umubare w'umusatsi wacu urahari, Imana irawuzi. Nta na kimwe. Serire ziri mu mubiri wacu zose irazizi, nta nimwe yiyobera. Iyo hagize nimwe itangira guta umurongo, nibwo usanga umuntu yagize ibibazo. Ubwo rero ngo abantu hari aho tugera, Mose baje kugera ahantu hafi ya Yorodani, hafi ya Isirayeli, aza kugira gute kohereza intasi. Yohereza intasi ngo zijye kureba nyine icyo gihugu cy'isezerano. Mu miryango 12 y'abahungu ba Yakobo yagiye afatamo buri umwe wese, le prince, afata chaque prince wa buri muryango, arabafata buri muryango, bega buri rugo, buri prince, buri famille, afatamo
umupurensi waho baramwohereza buri muryango ugenda uhagarariwe. Bagiye ari 12 bajya muri Israeli bagenda ari intasi. Noneho bahageze bagaruka muri 12 bagarutse harimo 2 gusa. Aho ngaho mubanze mwibuka ubwoba abanyarwanda bari mu buhungiro cyane cyane b'abagabo bafite. Hagiye 2 hagarutse 2 baza ari bo bavuga bati 10 bamwe imiryango abahagarariye imiryango 10 baragarutse baravuga ngo twasanze ngo abantu batuye muri kiriya gihugu ngo ari amajeya, ngo twababonye ngo tubabona ngo bameze ngo nk'inzovu, ngo twe ngo tumeze nk'ishishi ngo munsi y'ibirenge byabo, ngo ntabwo dushobora ngo kubiyegereza ngo batwica, ngo nta nubwo dushobora ngo kubarwanya ngo batwica. Ubwoba bw'abatashye aho niho nababyaga ngo Satani azi faiblesse, azi mbega aho dufite dushobora kugira imbaraga nke akazifashisha kugira ngo akwicarire imyaka ishira azarinda kwica. Ubwoba yabateje ubwoba abantu bahagarara imiryango 10 y'ubwoko bwa Israeli baza bose bavuga bati ntabwo dushobora gutinyuka ngo dutere bari abantu, ntibishoboka. Bibagirwa Imana yateje ibyago Farawo igatsinda ingabo za Farawo. Bibagirwa Imana yaciyemo 2 inyanja. Bibagirwa Imana yababesheje mu butayu imyaka 40 ibaha manu yo kurya, ikanira nubwo ibazinira zakaye za pijo niko navuga, inuma niba ari inuma niko nazita, ngo barya inyama. Imana yabagaburiye imyaka 40 ikabaha amazi, ikabakurisha mu myenda yabo, igatuma baticwa n'izuba, igatuma baticwa mu butayu haba inyamaswa, inzoka cyane cyane, igatuma baticwa n'inyamaswa zo mu butayu. Barabyibagirwa ibyo byose, bagira ubwoba bw'abantu ngo twabonye ari amajeya, ngo twabonye ngo tumeze ngo nk'ishishi ngo munsi y'ibirenge byabo, ngo bameze ngo nk'amajeya, ngo wagira ngo ni inzovu, ngo twe ngo tukabishishi, ngo rwose ngo ntabwo twatinyuka ngo kubegera, ngo nta nubwo twatinyuka ngo gutinyuka ngo kubatera. Bibagirwa ko Imana iri kumwe nabo. Ibyo bibabaza Imana. 2 bonyine mu miryango yagiyemo nibo bavuze ngo Uwiteka Imana nabatugabiza, haleluya, nabatugabiza nta kizatubuza gutsinda. 2 gusa. Babandi bavuga ngo twe turi bake. Ntabwo Imana ikorera mu bwinshi, kuko Imana yaravuze ngo nta wizaha icyubahiro cyayo. Mubaye benshi mwakwikuza muvuga ngo nitwe twabikoze. Ntabwo Imana ishaka ko ari mwe muzabikora, ariko Imana irashaka aba volontaire bavuga bati twebwe turahari, à la vie à la mort turahari, dushobora kubikora. Imana iduhagaze imbere, dushobora kubikora tujyanye n'Imana, dushobora kubikora dukoreshejwe n'Imana, dushobora kubikora. Imana irashaka abo bantu bashobora kubikora, batekereza ko Imana itaneshwa. Imana ikeneye abo bantu. Haleluya. Reka rero mbere yo kurangiza tuvuge ku mbabazi, kuko imbabazi hari benshi ko bashaka kuzitanga. Ubushize habaye sinzi na mwarumvise umudamu wavuze ngo Bikanovasi ni ngewe. Njye nkunda izina ababyeyi banjye banyise, ariko mfite n'izina ry'umugabo wanjye nashatse. Ubwo rero imbabazi ntabwo mpinyura ibyo Yesu yavuze. Ati Mose yatanze itegeko avuga ngo dent pour dent, œil pour œil, ngo gukuramo ijisho mukuremo irindi, ngo gukuramo iryinyo mukuremo irindi. Yesu aravuga ngo ariko ndaje ndababwiye ngo mubabarirane, ngo ugukubise urushyute gundi musaya. Ibyo ni ibintu bimwe abazungu bakoresheje baje muri Afrika, bati ibyo tubakora byose mugomba gutega undi musaya. Kiliziya Gatolika iziherekeje. Icyo nshaka kuvuga muri ibi ni iki, nuko Imana muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana itwereka neza imbabazi uburyo umuntu azisaba, imbabazi uburyo zitangwa,
imbabazi muri kondisiyo umuntu azibonamo. Imbabazi ntabwo ari ikigage kibishye. Imbabazi ntabwo ari inzoga yashaririye, ntabwo ari urwagwa rwatemye. Imbabazi ni ikintu gikomeye cyane. Imbabazi ni ikintu gikomeye cyane. Abanyarwanda dufite ikibazo cyo kudasobanukirwa ibiro by'imbabazi, kudasobanukirwa uburemere bw'imbabazi, kudasobanukirwa icyo imbabazi zivuga. En fait, mu gifaransa hari ikintu bita vengeance. Vengeance iroroshye kurenza imbabazi. Ubugome buroroshye kurenza imbabazi. Uzarebe iyo umuntu agututse wihutira kumusubiza aho kugira ngo utegereze kumubabarira. Ntabwo ari uko kumubabarira wenda bidashoboka, ariko imbabazi ni ikintu gikomeye cyane. Imbabazi ni ikintu gikomeye kandi Imana yabiteganyije gutyo. Nayo ntabwo Imana itanga imbabazi nk'inzoga ibishye. Muzitonde. Abantu bicara ngo Imana ibabarire, Imana ibabarire, Imana. No. Imana ntabwo ari kopa wawe mukina umupira. Imana ntabwo ari mugenzi wawe. Imana ntabwo inegurizwa izuru. Muraje muri birebe. Imana ntabwo inegurizwa izuru. Umuntu akina nayo cyane. Ahubwo Imana burya itwihorera igira ngo irebe yuko igihe ubwenge bwakugarukira, kuko Imana ntabwo irenganya. Imana ntabwo ishaka kurenganya umuntu wari wese. Hari igihe rero Imana ikwihorera ukagira ngo nuko wayinesheje, ukagira ngo nuko idahana. Imana irahana. N'uyu munsi Imana irahana. Ariko ara difference y'igihe cya Mose, hari igihe Imana yakubwiraga itiraguhana mu butayu. Muzarebe muri Ancien Testament, muri Genèse, hari ahantu Imana yageze abantu, Imana ifungura ubutayu, umuryango wose irawumira. Ubutayu burawumira. Ifungura gutya bagwame harongera haripfundikira. Imana yahanaga sur le champ. Ariko kuva igihe Yesu yaziye agatanga imbabazi, agapfira ku musaraba, akazuka, yazanye imbabazi, kuko umuntu wese wogejwe mu maraso ya Yesu, umuntu wese usabye imbabazi ashobora kuzihabwa iyo ari sincérité. Twibuke rya jambo ry'Imana rivuga ku mwana w'ikirara cyangwa w'ikirara. Twivanga w'ikirara ariko n'umwana w'ikirara. Umuhungu se yarakize afite abaja n'abagaragu, ari umwana mu rugo rwa se, meze neza, ari umwana w'umukire nyine. Yaratese, nuko igihe kiragera aravuga ati data, ati ndambiwe kuba iwawe, mu munani wanjye ndashaka kujya kwigenga. Ise aramuhereza, umwana aragenda. Aratorongera, aragenda, amafaranga yamarira mu ndaya, yamarira mu bugoryi, yamarira mu bipfuye amaso byose, mbega bidafite umumaro. Noneho agira gutya igihe kigeze, amaze kucuyuka, atagifite icyarya, atagifite ahacumbika, amafaranga ye nta kintu kizima yakoresheje, ataravuga ati naragiye ngura ubutaka nubaka inzu nanjye ngira icyo nigezaho, reka da. Bigeze aho nibwo yicaye ngo ariyinirira. Niba yuko ariyinirira sinzi ko abarikora mu Rwanda babivuga niba ngo ari ukwiyinirira, ariko ngo mu gifaransa baravuga ngo il est rentré en lui-même. Voilà, rentré en soi, rentré en lui-même. Ngo yinjira imbere, arisuzuma mu bugingo bwe no mu mubiri we, arisuzuma. Nibwo atangiye kugira regret, kwicuza. Aza kugeraho ngo yagezaho ajya gusaba akazi ahantu yagombaga kugaburira ingurube. Izo ngurube ngo yagombaga kuziha ibisigazwa. Muri Israel iyo bavugaga ingurube cyari nk'igitutsi. Ntago baryaga ingurube, abajifu ntago baryaga ingurube. Kubona rero niho itungo utari wemerewe no kwegera ngo ukajya kurigaburira, nyine urumva yari yageze kure. Noneho ngo ahageze atangira no kugira gute kujya afata ku byo bamuhaye ngo agaburira ingurube akabirya. Bigeze aho bashebuja babibonye baramukubita bati ntuzongere kubikoraho. Nibwo noneho yagombaga kugaburira ingurube, ariko ngo atanashobora no kurya no kubyo ingurube zisigaje cyangwa se zakagombye kurya. Nibwo yicara avuga ati bigeze kure. Aravuga ngo mu rugo rwa data ngo abagaragu ba data babayeho neza kundusha. Ngo none ubwo nahemutse, aho niho imbabazi zitangirira. Gusaba imbabazi. Ngo ubwo nahemutse ngahemukira data,
ntabwo nkwiye gusubira mu rugo rwa data niyita umwana we, ntabwo nkwiye gusubira mu rugo rwa data nifashe nk'umwana we, ahubwo ngiye kugenda mwinginge amakazi kuko nzaba merewe neza niba mbashije kubaho nk'umwe mu bagaragu ba data, niba mbashije kubona akazi kwa data mfete yifuzaga kugira ngo ajye kwaka akazi. Ati reka ngende ninginga data musabe imbabazi kuko ubuhemu bwose namugiriye, noneho mwinginge musabe akazi amfate nk'umwe mu bagaragu be. Nibwo kubera kwicuza, kubera ko il était rentré en lui-même, nibwo se yamubonye aravuga ati umwana wanjye yari yarapfuye none arazutse yagarutse. Imana itanga imbabazi. Urumva imbabazi zituruka? Iryo ni irya mbere. Iryo ni irindi nashaka kuvuga ku mbabazi, uburemere bwazo. Abantu twavuye kuri amenyo 3 ngo ukuye iryinyo bakamukura amenyo 3. Mose araza aravuga ati ukuye iryinyo bajya mukura irindi. Yesu araza aravuga ati ni mubabarire, ariko avuze ati ni mubabarire arapfa, atanga umubiri we, atanga ubugingo bwe, ajya ku musaraba kugira ngo ngumwizere wose. Ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi ngo urukundo rutagira ingano, ngo yatanze umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese ngo adapfa ngo ahubwo ahabwe ubugingo bw'iteka. Imana yatanze umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo tubabarirwe. Izi mbabazi twirwa twivurugutamo, izi mbabazi twirwa dusuzugura, izi mbabazi twirwa tuvuga tukazivugira ku isonga y'ururimi, Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese abone imbabazi atarimbuka ahubwo azabone ubugingo bw'iteka. Imana yatanze umwana wayo kugira ngo abantu bababarirwe. Ntabwo imbabazi ari ubuntu. Quelqu'un a payé. Hari uwazishyuye. Izo mbabazi Yesu yarishyuye. Yishyuye imisumari mu ntoki, yishyura icumu mu rubavu, yishyura inkoni, yishyura guhutazwa, yishyura ibitutsi, yishyurwa gucishwa bugufi, yishyurwa guheka umusaraba, yishyurwa kubambwa, yishyura kubambwa, yishyura imisumari mu birenge. Yesu yarishyuye. Izo mbabazi mushaka gutanga nk'inzoga ibishye, hari uwazishyuye. Izo mbabazi rero abashaka kuzitanga kubw'inyungu zabo, izo mbabazi mubanze mubare ababyeyi bapfushije abana babo bishwe, mubanze mubare abiciwe n'intera hamwe, abiciwe na leta zose zagiyeho, dayeri leta zombi zagiyeho, abakicirwa uyu munsi, abari gukurwa mu byabo, abari kwicirwa abana babo muri Kongo, abari kugira gute. Izo mbabazi murimo mushaka gutanga nk'inzoga ibishye ntabwo zizazura abo bantu, ntabwo zizaza guhoza abo babyeyi. Nta na rogre, nta wazibasabye. Nta wazibasabye. Izo mbabazi rero njyewe Imana yarambwiye ngo nze mbaganirize ku mbabazi, mbabwire ko imbabazi zifite uburemere, imbabazi zipima ibiro byazo, imbabazi zitangwa kubera ko hari uwazatse, kandi uwazatse akazaka afite sincerite, akazaka ari uko yicujije ibikorwa bye, uwo nguwo azihabwa by'ukuri. Kuvuga ngo mutanze imbabazi mukazitanga nta wazibatse, ndetse mukazitanga ku muntu utanemera ko hari ikibi yakoze, ni agasuzuguro ku Mana. Ntabwo Imana izabibemerera, nta nubwo Imana izatuma izo mbabazi muzitanga. Hari indi mpamvu mufite, hari izindi nyungu mubifitemo, ariko izo nyungu zitandukanye n'iz'Imana. Hari amaraso yamenetse, hari amaraso yamenetse. Reka rero dusubire ku by'amaraso maze mbone gusoza. Hari irindi tegeko rijyanye n'amaraso, nzi niba aho biri mbibona. Itegeko rijyanye n'amaraso ni itegeko rikomeye. Itegeko rikomeye rijyanye n'amaraso. Itegeko rijyanye n'amaraso, reka wenda ndanabizi, reka mbivuge.
ntabwo ari ngombwa ko mbisoma kuko nzi aho biri ariko ntabwo ndi kuhabona. Gusa iryo tegeko rijyanye n'amaraso ni mu mategeko Imana yahaye Mose mu butayu. Burya amategeko, hari amategeko 10 ariko hari n'amategeko ari muri Bibiliya atari muri ya mategeko 10 gusa, twakwita nk'amabwiriza, dore ko igihugu cy'u Rwanda ndetse gisigaye kigendera cyane ngo ku mabwiriza. Numvaga hari abari kuvuga bati imanza zicirwa kuri telefone, ariko imanza z'Imana ntabwo zicirwa kuri telefone. Imana rero ntabwo nibuka ahantu biri, ntabwo nabashije kuhakosha ngo mashyire ku mugaragaro. Nzahagaruka wenda ikindi gihe. Ndahabonye, Imana ishimwe. Nahakosheje kuko Imana ibyo ngomba kuvuga ngomba kubivuga neza. Rero turi mu Itangiriro ku gice cya 9 ku murongo tugeze nk'uko turi ku murongo ku gice cya 9. Reka duhere ku murongo wa mbere. Ngo Imana iha Nowa umugisha n'abahungu be, irababwira ngo mwororoke, ngo soyez féconds, ngo multipliez-vous, ngo remplissez la terre, ngo mwuzuze isi, ngo mwororoke mwuzuze isi, ngo kandi ngo muzatera ubwoba inyamaswa zo ku butaka, ngo n'inyoni zo mu birere, ngo n'ibigenda byose byo ku butaka, ngo n'amafi ngo yo mu nyanja, ngo ndabibahaye kugira ngo bibabere ibiryo. Ngo noneho ngo tout ce qui se meut à la vie servira de nourriture. Ngo ibigenda byose, ibikoko byose bizababera ibiryo. Ngo je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Ngo mbibahaye nk'ibyatsi, ngo kugira ngo nyine mubikoreshe bibabere ibiryo. Ngo noneho ngo hari itegeko yabahaye, ntabwo ari Mose ahubwo n'ibyo yabwiye Nowa. Imana iravuga ngo seulement vous ne mangerez point la chair avec son âme. Ngo ntabwo muzarya umubiri ngo muwuryane n'ubugingo. Ngo avec son sang. Urumva igiciro cy'amaraso? Imana yamye irinda amaraso. Ngo ntabwo ngo nimurya inyamaswa babandi barya ibiremve, mwumvireho amaraso arabujijwe. Nta mukristo urya amaraso kereka niba musengirwa ibigirwamana, ubwo ntabwo ari mwe ndi kubwira, ariko amaraso ni ikizira. Umuntu umenya amaraso, umuntu unywa amaraso cyangwa se akagira gute, ni ikizira. Ngo seulement vous ne mangerez point la chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Urumva? Ngo nzabaza amaraso yanyu. Ngo nzabaza amaraso yanyu. Umuntu wese umena amaraso y'umuntu, Imana izayamubaza. Ntabwo ari njye mbivuga, ni ijambo ry'Imana. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je redemanderai à tout animal, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. Ngo nzabaza ubugingo bw'umuntu mbubaze umuntu. Umuntu uzica umuntu nzamubaza ubugingo bw'uwo yishe. Niba warishe bangahe, Imana izakubaza abo wishe. Nta mpamvu nimwe yo kurambura ikiganza cyangwa umena amaraso, usibye ko Imana yaguhaye uburenganzira bwo kurya inyama z'inyamaswa, ariko irakubwira ngo amaraso ujye uyareka asubire mu butaka, ntukayanywe. Ngo je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme et à son frère. Ngo ku muntu n'umuvandimwe we, je suis filmé, ku muntu n'umuvandimwe we nzababaza amaraso. No. Ku muntu n'umuvandimwe we nzababaza amaraso bazaba baramenye kuri mugenzi we, umufatanyabyaha, abo twita abafatanyabyaha. Niba umuntu akohereje ngo genda ujye kwica umuntu, amaraso muzayabazwa mwembi. Ngo si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Ngo umuntu uzamena amaraso y'umuntu nawe amaraso ye
azamenwa n'umuntu. Car Dieu a fait l'homme à son image. Imana yaremye umuntu mu ishusho ryayo. Et vous soyez féconds et multipliez-vous sur la terre et multipliez-vous sur elle. Imana itanga umugisha Noa n'abahungu be, ibaha umugisha, iravuga ngo uzamena amaraso nzayamubaza. Ubwo rero umuntu amenya amaraso, hari ijambo ry'Imana ritegeka rivuga ku byerekeye kumena amaraso. Undi muntu wenda udafite n'uwo yapfushije araje ati ikuta ati ngewe urebye abanyarwanda bose wishe urebye abantu bose wishe ngiye kukubabarira. Nunyihera ubutegetsi ndakubabarira. Wow. Voilà. Iki Imana ibivugaho, Imana yambwiye ngo mbabwire yuko amaraso y'umuntu izayabaza umuntu, kandi ko imbabazi atari inzoga ibishye. Imbabazi burya ikintu cyose ni bya bindi bakubwira ngo ni ubuntu, ngo c'est gratuit, ngo ni ubuntu. Ugaterefona umuntu uti nyoherereza amafaranga yakugera ugahita ujya mu kabari ukinywera utaha amafaranga n'ubuntu, ariko ukibagirwa ko yakohereje wenda yabyutse ijoro ajya gukora kugira ngo ayo mafaranga ayabone. Ukibagirwa ko yakoherereje we yabize icyuya kugira ngo ayabone. Umufaransa yaravuze ngo tout se paye ici-bas, rien n'est gratuit en fait. Quand toi ikintu kije ari gratuit kuri wowe haruba yakishyuye. En fin de compte quelqu'un paye toujours. Imbabazi z'Imana hari uwazishyuye ni Yesu Kristo. Ibyo ubona ku buntu hari ubyishyura. Hari ubyishyura niyo utabyishyura hari ubyishyura. Imbabazi rero zifite agaciro, ntabwo ari ikintu gratuit ugomba gutanga nk'inzoga ibishye, ntabwo ari ikintu ugomba kwimagina, kuko habuze intwari zo kugira ngo zifate urugamba zivuga ziti Uwiteka naba ari kumwe natwe uru rugamba tuzarutsinda nka babandi babiri mu miryango 10 bahagurutse bakavuga ati twebwe tuzi neza yuko Imana niba iri kumwe natwe tuzatsinda uru rugamba, tuzarekipera igihugu cyacu. Habuze abagabo none hahagurutse bavuga ati kuko mwakoze ibyaha byinshi tugiye kubababarira, wenda namwe ubwo mufite ubwoba bw'ibihano bizabageraho, none reka tubababarire. Imana ntabwo ikora muri facilité, ntabwo Imana ikora muri facilité. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ari izo mbabazi zifite ikiguzi. Imbabazi ikiguzi cyazo ni ukwihana, ni ugusaba imbabazi. Nuramuka utanze imbabazi, ngewe hari abantu nababariye, mbababarira kubera iki? Kubera ko ntashakaga ko haba ikintu cy'uruzitiro cy'inzika kiba hagati yanjye n'Imana. Ariko ntabwo nshobora kujya kubabarira umuntu wiciye umuturanyi wanjye. Ntabwo nshobora kujya kubabarira umuntu wibye inka y'umuturanyi wanjye. Ntabwo nshobora kujya kubabarira umuntu wasenyeye umuturanyi wanjye. Ntabwo nshobora kujya kubabarira umuntu waje agafata umwana w'umuturanyi wanjye akamwica. Ntabwo nshobora kujya kumubabarira, nta burenganzira mbifitiye. Nta bushobozi mbifitiye, kandi uwo muntu kugira ngo mubabarire mbega nta legitimite mfite yo kubabarira umuntu utankoshereje ngewe ku bwanjye. Ntabwo mfite legitimite yo kujya kubabarira umuntu wicira abanyarwanda imyaka 30 ishize yicira abanyarwanda. Nge nta legitimite mfite yo kumubabarira. Ntabwo mfite legitimite yo gufata umuntu wafashe Ingabire akamushyira mu buroko amuziza ubusa. Ntabwo nge mfite iyo legitimite. Ntabwo mfite legitimite yo gufata umuntu wafashe umunyamakuru cyuma akamuboreza mu buroko ku buntu imyaka ikabishize. Nta legitimite mfite yo gufata umuntu wafashe Karasira akamufunga. Ntabwo mfite legitimite iyo ari yo yose yo kujya kubabarira ibyaha ibyo ari byo byose. Nta legitimite mfite yo kujya kubabarira interahamwe zisha abantu muri 1994. Nta legitimite mfite. Nge nababariye abantu bankoshereje bangiriye nabi personnellement kubera ko nashakaga kwibohora mu mutima. Hari abantu rwose nanjye nagiriye uburakari, ntago ndi mu buhamya, ntago ndi bubigemo ibyo byose, ariko nababariye kubw'inyungu zanjye,
ntabwo nababariye kubw'inyungu z'abangiriye nabi, kuko ngewe ku bwanjye nari mfite uwo mutwaro ukangora, ariko ibyaha abangiriye nabi biracyabariho. Uwanyiciye data ibyaha biracyamuriho, uwanyiciye umugabo ibyaha biracyamuriho. Ntabwo naribohoye, niko navuga, naribohoye, ariko uwo muntu ndibaza ko agifite intwaro cyangwa se nawe yishwe n'intwaro nk'uko Imana ibivuga mu ijambo ryayo. Ariko icyo mvuga ni uko ngewe naribohoye mu mutima, ariko ntabwo mfite uburenganzira bwo kujya kubabarira umuntu wicira abanyarwanda imyaka ikaba ishize agikomeza, ataranahagaze, ataranasabye imbabazi, atanazikeneye, atanemera yuko kwica ari bibi. Imana ishimwe. Ndumva ngeze ku musozo w'ibyo ngomba kuvuga, ntabwo nshaka gukomeza ngo ndodere abantu. Ndashima Imana yambashishije gusohora ubutumwa. Imana iduha umugisha. Ndagushimiye Imana kuko ari wowe wivugira, ndagushimiye kuko uri Imana, kandi iyo uvuze hari abakumva, abo ushaka ko bakumva barakumva. Esiteri yarahagurutse aravuga ati Bisirayeli, ngiye gutambuka njye imbere y'umwami, namwe mugume mu masengesho, kuko ubwoko bwacu burashira, ubwoko bwacu buramarwana b'abanyamahanga. Ni ukuri Imana, ubwoko bw'abanyarwanda bwakwiriye hirya no hino. Ntabwo ngewe ndi mu bwoko bw'ubwo tuvuga mu Rwanda, cyangwa se bw'ubwo bavuga mu Rwanda bakeneye guca amacakubiri, ahubwo ndi kuvuga abanyarwanda muri rusange. Abanyarwanda, abana b'abanyarwanda barashirira mu mahanga, kuko bazize kutumva, bazize kutamenya Imana, bazize gusuzugura Imana, bazize inda nini, bazize kugurana umurage wabo iby'akanya gato. Imana itugirire neza. Nuko rero ndagushimye kuko uri Imana, kandi abagomba kumvira ijambo bazaryumva. Ndakwingiza Uwiteka ngo urengere umuntu wese uri bwumvira ijambo akaryitaho kandi agasobanukirwa n'icyo rivuga. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo gusenga ntabwo mukeneye kujya mu butayu, ntabwo mukeneye kujya mu nsengero. Gusenga, ijambo ry'Imana riratubwira ngo imibiri yacu ni ingoro z'umwuka wera, ngo ni insengero z'umwuka wera. Ushobora gusengera mu mutima wawe utabumbuye n'akanwa, kandi Imana ikakumva kurenza uwagiye kwiriza amaze gutumaho abanyamakuru bose bagiye bamuherekeje na kamera, akajya ku misozi miremire kugira ngo abantu bamubone, akajya ku migezi miremire kugira ngo abantu bamubone, akagenda yariye amafaranga ya benshi ngo agiye kubajyanira ibyifuzo, akagenda afite impapuro zanditseho ngo abagomba guhabwa umugisha n'abagomba kuvuma. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo banyarwanda, niba mushaka kuyitabaza muyitabarize mu mitima yanyu, kuko aho mugejejwe irahazi, n'ibyo mugomba gukora mugomba kubikora mubikizemo ubwenge. Mu mitima yanyu ntawe uhagera, mu bwiherero bw'umutima wanyu ntawe uhagera. Ngo icyo ngicyo ni Imana yahishe umuntu uwo ari we wese, ntawe uzi icyo undi atekereza. Ushobora gusengera mu mutima wawe kandi Imana ikaguha ikimenyetso pe ko yakumvise. Musengere mu mitima yanyu, mwirinde kujya mu butayu, mwirinde kujya muri izo nsengero niba mubibujijwe, ariko mu mitima yanyu aho musengera, ibyifuzo byanyu n'amarira yanyu Imana irabyumva, kandi nimuyitabaza izabatabara. Imana itugirire neza. Nuko ndabasezeyeho, icyubahiro kibi cy'Imana mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen.